tugira imitekerereze tubwira ngo ngiye kurera uyu mwana mu buryo bushya, ninumva ndabwira Imana ngo mfata nicika ndamwica, mfata urimo urabwira Imana ihari. Ntabwo bigusaba kujya mu rusengero, ntabwo bigusaba kujya mu cyumba, bigukundiye ukiherera ugafunga kuko wumva byabaye byinshi, ariko biranashoboka ko kanya mu buzima busanzwe kubwira Imana ngo ntabara. Tujya tuyibwira tugiye gukora accident mu muhanda, tujya tuyibwira hari ibintu bibaye. So tugira Imana ubuzima bwa buri munsi, tuyigira ubuzima bufatika, byadufasha cyane kuyibwira muri buri kintu cyose, kandi kibwiye n'ikikora. Yibwiye ngo Mana ni ukuri ndagukunda ariko ndamwica, nibyo ukora. Ariko yibwita Imana mfasha, sinshaka gukora ikintu kitari icyawe muri iyi situation, ndumva ninaniwe, irumva. Nuvuga ngo tutari twanabagira mu nda, twemerewe kurera abana bacu spiritually mu buryo bw'umwuka. Ukavuga ngo Mana n'umwana, ukavuga ngo Mana numa abana nzabigenza gutya. Ayo magambo watura kubera ko umunwa wacu urema, uba uri kurera umwana wawe. Ugafata ku nda wa mwana w'imyaka w'amezi 3, wa mwana we ndagukunda, uzakorera Imana, uzaba umwana w'umugisha, uri umugisha, turagutegereje, turagukunda. Uwo mwana uri kumurera. Muzacunga abantu bagiye bakora izo experience, abana bagiye baza badasa nabo batabikoreye. Kubazi gucuranga ukamucurangira gitari, ukamusomera Bibiliya. Abahanga bavuze ko umwana usomewe Bibiliya mu nda ubashe kwimusomera ukayirangiza. Uwo mwana iyo atangiye gusoma Bibiliya, we ayisoma ayumva, kuko aba yarabyumvisha igihe akiri fresh. Dikodi ye rwose yarafashe neza. Uwo mwana icyo gihe ngo abasha gusoma Bibiliya we ayumva neza. Kandi amagambo wamwatuyeho mu nda nayo burya muzarebe arakora hano hanze. Abana n'abahanga barareba. Nk'iyo ku ishuri abana batemerewe gupfunyika n'urugero nka ji bakababwira amazi, umwana wawe ukamugurira gurude itabona, warangiza ukajya umushyiriramo ji akajya kuyinywa ku ishuri yihishe. Metrese yamubaza akavuga ngo ni amazi. Uyu mwana mu myaka ingahe iri imbere azakubera undi muntu, nurangiza uvuga ngo umwana yakunaniye. Niba wowe Imana yarakugiriye neza ikagira ibyo iguha nta kikugura, wagombye nawe kurebera muri iyo sura umwana wawe ukavuga ngo ni ukuri akwiye gukinishwa nubwo bimeze bityo, akwiye gukundwa nubwo bimeze bityo. Igihe mwagiye gukina, igihe mwasohotse mugasabana bigaragara, mugakina bigaragara, mukegerana bigaragara. Iyo tuvuga gukina rero ababyeyi benshi bumva ari ibingibi, hanyuma bikaba nyine ubu twakinnye. Ariko mu by'ukuri uzakine n'umuntu urakaye, urebe ikintu uragikubita ariko si kuterura. Oya turakomeza tugakina. Mu mutima urakaye ntabwo bijyamo neza. So biba byiza gukina wabanje gutekereza, ndumva nshaka gutanga iki mu mwana wanjye, ndumva nshaka guha amahoro umwana wanjye. Nuwuhe mukino twakina? Nakina na Kadete iki? Ese Alphonse we twakina iki? Ese imikino bashaka irasa? Ese nituba dukina n'ikindi we mwinjizamo? Ntabwo ari ugukina gusa, ni message ndimo ndamuha ubuzima. Hari ibintu ndimo kumuha gusabana n'abana be, noneho bize kugera ku gusenga. Si ngombwa gusenga gusa, abana bararushye ikitwa gusenga, kubera yuko turabasengesheje koko. Byo kujya gusenga ku cyumweru, hoshe igenda ajya gusenga, nimuze ntimuryame musenge. Ndetse abana naganiriye nabo barambwiye bati ikibazo 80% y'abadusengesha basoza basinziriye. Agati ntago muryama mudasenze, yemwe ba muri hehe mugatera indirimbo ya mbere mugahita musinzira, bakaza gusoza ari bo bagenda bikirana amaso. Dore wa undi waduhamagaye so biba byiza iyo birimo ubucuti, bakaza bakagukoraho bakabwira ati papa urasinziriye, bakabwira ati bana narushye ariko kurara tudasenze ni bibi, nimumbabarire mu nsengere. Barabyumva, n'abana bawe baragukunda,
ntabwo nta gitangaza cyabaye, ariko nubigira nkaho nuryama udasenze nikosa, hanyuma warangiza bakagutinya bakavuga bati ariko nubwo ari kosa nawe buriya ntago wasenze. Hari ibihugu bibiri bitari kwegerana, ntacyo urimo gutanga. So dukine n'abana, dusabane n'abana, hanyuma tubinjize mu gusenga bafite amahoro yabo kugira ngo tubashe kubona umusaruro. Dutuye ahantu hegereye ishyamba hasa nkaho hihishe, ndavuga nteka byibura mukange numve. Ndamusohora inyuma ya portail, numva bwari bwije saa 12:30, ndongera ndayikurura nyisubizaho ngo ndebe byibura uko ari buze kuriyajisa. Arangije yicara mu marembo ku kantu k'agasima gahari, sa nkumanuka, ariko manuka mvuga ngo ndagiye ngere mu nzu mbwire mama we ntigenda umurebe mubaze icyo atekereza. Naragiye ku marembo nkinyeswime mvuga ngo byibura ahita azamuka murebe. Ako kanya gato ko kuva ku marembo manuka njya kureba mama we, hanyura abagabo babiri bahanyuze bati kuki uri inyuma y'inzu? Ati bampannye. Baguhoye iki se? Sinanditse note. Baramubwira ngo noneho kugira ngo utarara hanze ngwino twijyanire. Arangije arahaguruka arabakurikira. Teme baduhaye ivuga uburezi bw'abana. Ntago turakamirika twumvishe benshi hano mufite imyaka myinshi, sibyo se? Ariko buri Imana yashimye ko nge na Jackie tuzana inyunganizi yacu natwe, cyane ko atari twe bahanga, ntago tuzi kubivuga neza, ntago turabikamirika neza, ariko muri biki Imana yashimye ko tuvuga. Reka umwuka w'Uwiteka aze kuza akomeza abasobanurire, aza aba ari ukwira hano akomeza dusobanurire twese. Ubu mu burezi bw'abana rero, muri Maraki aravuga ngo yamuremeye umwe, muri Maraki 2 ngo yamuremeye umwe kandi yari ifite umwuka usaze, ariko ngo icyo yashakaga urubyaro rwubaha Uwiteka. Haleluya. Tureze niturere urubyaro rwubaha Uwiteka, tuba tweshuwe, tuba twatsinzwe. Bivuze ngo ushobora kudushoboza kubyara no kurerera Uwiteka muri iki kiraka turimo, ni ikiraka turimo, ni business turimo na papa, si byose? Niba tuzi ko dufite data wo mu ijuru, bivuze ngo abana turi kurera ni business turimo, cyangwa se ni business, ni umushinga turimo na data, kuko tugomba guproducinga urubyaro rumwubaha. Tugomba kurera abana bubaha Uwiteka, generation kuri generation. Haleluya. Ngo yamuremeye umwe kandi yari ifite umwuka usaze, ariko icyo yashakaga rwa rubyaro rwubaha Uwiteka. Urwo rubyaro rwubaha Uwiteka, buriya Bibiliya igenda itwereka, itwigisha uburyo twagira urubyaro rwubaha Uwiteka. Bibiliya navuga ngo ni menu muri kubyumva. Uwaguze iyi mikoro hari agapapuro byazanye nako gafite icyo kavuga, uburyo iyi mikoro ikoreshwa, uburyo iyi mikoro itagomba kugwamo amazi, uburyo iyi mikoro itagomba gukoreshwa mu mvura. Siko bimeze? Natwe kubamaze kubimenya, kubamaze kuhishurirwa, natwe dufite menu yacu, dufite kataloge yacu. Reka mivuge gutyo, dufite kataloge yacu ujyamo ukavuga ngo urugo rurananiye, abana barananiye, ukajyamo karambura ukabona aho ikigufasha kurera abana. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, yaremye ibintu ituremera n'ibindi byose bidufacilitatinga gutuma tubasha kusuccessinga mu byayo. Twagiye dukora ingingo kugira ngo tubashe kubijyana neza. Ingingo ya mbere iravuga ngo ube umubyeyi wumva umwana, mukominike muri communication, wige umenye imikurire y'umwana wawe kandi ubafate kimwe. Haleluya. Communication ariyo tugiye kuvugaho hano ni ikintu kigora, haba bashakanye, haba abana babana mu rugo,
ikintu cyitwa gukominika, kumenyana. Haleluya. Kumenyana ni ikintu kigoye cyane, ariko ni ikintu gishoboka iyo tugifashijwemo na Mwuka Wera, turagishobora. Turebe mu Befeso 4:29 haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni nirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Haleluya. Bivuze ngo iyi minwa yacu ntabwo yaremewe kuvuga ibibi, yaremewe kurema ibyiza, yaremewe guhesha umugisha. Haleluya. Ibyo tuvugana n'abana, uburyo tubamenya, twe tugomba kubabera umugisha. Wavuga ngo kominika n'umwana gute? Umwana iyo wamuhaye time, umwana iyo wamuhaye umwanya, iyo wamwemerera akakwegera, iyo nawe wemeye ugaca bugufi, haleluya, ukareshya nawe, murakominiketinga bigahura. Umwana niba afite ubwo, iyo tuvuga abana, hari abana kuva ku mwaka 0 kugera ku myaka 6, kuva kuri 6 kugera ku myaka 12, kuva kuri 12 kugera ku myaka 18, sorry, kuva kuri 18 ukagera kuri 20, kuzamura, aho umwana aba akiri umwana ariko ari umwana wabashije guha byose. Wahaye imizi ukamuha n'amababa. Imizi bivuze ngo wahaye uburere bwo mu rugo yamaze kubufata, ikindi wamuhaye education aho azajya hose. Wa muzi uzakomeza umukurure icyo yamiriye iwawe mu rugo, aho yaguruka akagera hose, amashuri yakwiga ariyo yose azakomeza ari wa wundi. So kugira ngo tubashe kubigeraho neza, nuko habaho iyo communication, guca bugufi, ukavugana n'umwana, ukumva umwana, ukamenya umwana. Clear communication cyangwa se gukominika byumvikana. Reka icyo kintu nyivugeho. Rimwe na rimwe dukominika n'abana, ukaza umwana akareshya gatya, ukaza ukakabwira umeze gutya, ibyo urimo ni amakosa. Ryajwe ryonyine riraza rikamwituraho, rimera nk'inzimuguyeho. Ahubwo njya nkunda emphasizing cyane abapapa. Ubwo muraza kumenya impamvu cyane abapapa. Ahubwo ca bugufi, niba ngombwa abone ko umuhaye cyubahiro, upfukame, ujye hasi, umurebe mureshya. Iyo mureshya, mukavugana mureshya, yumva ko wa muntu burya nubwo ari mukuru ariko yanyubashye, bituma umwana abasha kukumva mu buryo bworoshye rwose. Ibyo mbabwira, dufite abana b'abahungu 4. Ni ukuvuga ngo twebwe ibyo twiga turagenda tukabikorera practice ku bana. Abana bacu bahindutse area yo gukoreraho practice, ariko nanone tukabona umusaruro kandi tugashima Imana. Uca bugufi umwana, uyu murebye ukamubwira arakumva. Ariko umwana niwe umubujije ikintu, umuhagaze hejuru na ryajwi ryawe, ejo azakubona atangira kugutinya. Natangira kugutinya, ntuzamenye inshuti ze, kuko communication yarapfuye. Haleluya. Reka Uwiteka akomeze atuganirize, kuko nge navuga, ntabwo navuga ngo mvuge byose bimareyo uko mbyumva mbitekereza, ariko Mwuka w'Uwiteka akomeza kugenda akwereka n'izindi mpande. ngira ngo muri point ya mbere avuze, aha twari twavuze ngo reka tubaganirize duhereye ku mwana akiri mu nda, ariko ibyo ari byo byose ni isomo rigari, ni isomo rinini cyane muri ibi turimo kuvuga. Niyo mpamvu turi buse n'abihuta, nta kibazo hano ntimunyumva. Niyo mpamvu turi buse n'abihuta kugira ngo dusige akanya kutubazo, kuko urumva nko kugira ngo iyi point ya mbere twavuze ngo ubu umubyeyi wumva umwana, icyo ni ikintu kwacyo, kumva umwana murimo gukominika. Ubwo ni impande zombi, umwana n'umubyeyi. Wige umenye imikurire y'umwana wawe, icyo ni ikindi. Ubwo urumva ibintu twarundanyije ukuntu bingana, kumenya uko umwana wa developa cyangwa se azamuka, kubafata kimwe ni ikindi.
nubwo mu by'ukuri bikubiye mu ijambo avuze ko ari byiza yuko ijambo ryose riteye isoni ritaduturukaho, icyo tugiye kuvuga twibwire ngo ugiye kucyumva wagiye kumva iki. Ese ko ngiye kubwira uyu mwana ko ari igicucu bimubwiye iki, bivuze iki mu buzima bwe? Nubwo ngewe mbivuze kubera umuruho wanjye n'umunaniro wanjye, ariko we yakiriye iki? So murakomeza kudufasha mu byumve nka samare, nkaho turi kubivuga kugira ngo nyine mu byumve, noneho tuze gutanga umwanya w'ibibazo kugira ngo tubijyemo byimbitse mu tunota turibe dufite, ko ndumva hari n'irindi somo. Icya kabiri hano twafashe utuntu dutanu gusa, kiravuga ngo mubyeyi bera umwana wawe urugero ruhoraho, ubaka ubusabane bwimbitse mu muryango wanyu. Ni ukuvuga ngo aho naho harimo points. Iri jambo mwaryumvise neza? Iyi point ya kabiri mwayumvise neza? Tumere nk'abantu batari handi mu rusengero, pastor aravuga mwese mukavuga ngo amina, hanyuma akagenda n'ibyo mutumvise mukagenda mutyo. Ahangaha mwiyeranje nyine unyereke ko utari kubyumva mbisubiremo. Point ya kabiri yavuze ngo bera mubyeyi bera umwana wawe urugero ruhoraho. No kuvuga ngo icyo wavuye ku cyumweru Mwuka Wera yagutegetse kuba cyo, ukaza ukabona gifite icyo kimaze mu rugo rwawe, bicyo kintu iminsi yose. Murabizi ko bitoroshye. Ese umuntu yaba icyo kintu ati iminsi yose? Nakazi yikoramo, nakazi gahoraho. Kandi dufite abari hano abenshi dufitanye isano n'Imana, sibyo? Bivuze ngo niba ufitanye isano n'Imana ukabuzi ko Imana ari papa, Imana izazi gushoboze. Nibijya no kukunanira yibwira uti Imana, urabizi neza yuko kwa data hariya mvuka ntago byoroshye ko narara ntakubise uyu mwana urushye, ariko warufatira no mu kirere, wantabara kugira ngo mbe urugero kuri uyu mwana. So gusenga n'ubuzima buhoraho byadufasha kugira ngo tubashe kuba urugero ruhoraho ku bana bacu, tugirane ubusabane bwimbitse ndetse no mu muryango wacu. No kuvuga ngo twinjiranemo, umugabo n'umugore bagirana ubusabane, abana n'ababyeyi bagirana ubusabane. Ese ibyo birashoboka mu muryango? Birashoboka ko abantu bagirana ubusabane bwimbitse? Ese murabizi ko abantu bajya babana mu ngo bafitanye ubusabane bwo hejuru bubeshya? Abantu bajya ku meza basa n'abagiye gusangira ariko bakarya badasangiye. Birashoboka? Abantu bashobora kwicara ku meza amwe, buri umwe akarya ukwe n'undi akarya ukwe n'undi akarya ukwe, bose bakarangiza nta wasangiye n'undi. Ariko birashoboka ko bashobora kujya ku meza bakasangira. Kubera iki? Basabanye, bafite urukundo, bafite amahoro, umuntu arumva atekanye. Hari ahantu ushobora kujya ku meza mukahava ibiyiko bitavuze. Urabona ko hakundi ibiyiko bisakuza. Murabizi ko ibiyiko bijya bisakuza? Ifurushe tuyifatanye n'icyuma gutya, ibaze kurya ukarinda urangiza nta gikubise ku isahani ngo kivuga ngo ta, ntacyo. Kubera protocol n'ibibazo no kwitwararika bihari, buri muntu n'ifurusheti ye n'ikiyiko cye barahangana, buri muntu agahaguruka muri protocol, nta kintu cyangiritse. Murimo murumva pressure aho hantu. So ni byiza rero yuko tubaho ubuzima burema ubusabane bwimbitse ku buryo umuntu yakubita n'ikifurusheti kikakubita hasi, mukakimutaragurira mukamubwira muti mpore si uko barya, dore bicara barya, ariko mu by'ukuri mu mahoro n'umutekano w'Imana. Hari Imana tugomba gupresenta mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo dukora byose Imana yagombye kuba Imana. Hakaba kubaho kw'Imana, hakaba ubwiza bw'Imana. Imana idufashe mu byumva, kuko ababyeyi benshi b'Abanyarwanda bavuga ati ngiye ko nakuze. Sinakuze bitajegera cyangwa nkakura bijegera. None se ubu aka kanya muje kumbwira uko ndi buprotokoli byo mu rugo rwanjye, ubu ko nge nabaye umugabuzi, ngiye ko nabaye umugorezi. Ariko kuba waja nuko ufite inzara n'inyota yo kugira ibyo uhindura, kandi birashoboka kuko hari Imana ihindura byose. So tugende muri icyo cyizere cy'Imana ishobora byose. Ngira ngo yavuga point ya gatatu vuba nta kibazo. Kunda kandi wizere umwana wawe, mutoze kandi umuhe icyerekezo. Haleluya. Duhamagarirwa gukunda abana bacu no kubizera. Wabona umwana hari icyo agiye gukora, nkuko twabibabwiye hariho stages.
kuva ku myaka 0 kugera ku myaka 6 umwana uramukorera, nta cyabakora, uramukorera, ubukora areba. Haleluya. None kuva ku myaka 6 kuri 12 utangira kugenda umwemerera twa turimo duto duto kugira ngo utangire umutoze. Kuva kuri 12 kugera 18 utangira kuyimurekera kugira ngo atangire nawe yitoze. Nicyo cya kizere uri kugenda umuremamo. Ari nacyo kibazo, kimwe mu bibazo bihari maze kubona, abenshi twakuze tutifitiye icyizere kuko twagiye tugira limite. Ntushoboye iki wambwa we? Umwana wa mwisi iryo jambo aragenda akicara kumva n'imbwa, n'amagambo tubavugaho y'ubwayo ntabwo ashobora kumuremera icyizere. Ariko umwana akuva ku myaka 12 18 ugatangira kumureka 18 kuzamura 20 uwo mwana bavuga ko ubushobora kumudelegatinga, kumwohereza akajya no kuguhagararira. Uwo ni umwana uvuga ngo naramutoje, ndamwizeye, noneho ashobora kugenda akajya kumagararira. Turebye hano muri Zaburi 127, nk'uko imyambi yo mu ntoki y'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Ni ukuvuga ngo niba abana watoje, iyo abo bana bari mu ntoki zawe, abo bana ubu kibafite batoze ku buryo ni ukuvuga ngo azagenda uramushepinga, you are shaping, kankoresheje ijambo ry'icyongereza, uramushepinga ku buryo ahazajya uramurema. Urakoze cyane. Ahazajya azagenda ari straight, ari umuntu wuzuye, ushoboye, kandi yumva yifitiye confidence, yifitiye icyizere. Najyaga ndeba abana, tumaze igihe dukora mu bintu bya ministry, tukahira rimwe na rimwe tukakira abantu, ukababona hajemo akana k'imyaka 15 k'akanyamahanga, kavuga uyu mwana yatinyutse ati avuye agenza urugendo rw'amasaha 32 avuye muri Amerika araje hano, ariko hari icyizere bamugiriye, bamaze kumuha, arizera, bituma nawe kuba waramwizeye ushobora kumurekura kuri iyo myaka, akaviyo hose akaza akajya hano muri Afrika, aho umubyeyi arakumva ko umwana ari safe kuko umwana yamaze gutozwa. Haleluya. Hari abazi ko gutoza ari ikinyafu. Gutoza si ikinyafu. Abanyarwanda bavuga neza ngo inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Gutoza ni uguhinduka wowe ubwawe, ibyo ukora akaba ari byo n'umwana atangira gukora. Buriya aho tuva ntago horoshye, rimwe na rimwe muzaye mwisanga ubone ko umuburezi ukuntu umeze, nusubiza amaso inyuma ujye gusanga usange urasa neza na mama wawe mu Kurera, urasa neza na papa wawe. Kera reka mbabwira akantu, kera umubyeyi wanjye, papa wanjye yigeze kumpana, narakubaganye rwose, ndasakuza arambwira ngo ngwino hano, ndaza pfukama. Yaravuye mu kazi, yari yakoze ijoro, ndapfukama, araryama, arasinzira, aribagirwa, arasinzira. Icyo kintu kiranyafekta, nanjye rimwe nshaka kubwira umwana ngo pfukama, ariko nibuka uburibwe navanye muri cya kintu, bituma icyo kintu gicika, ku buryo iwacu mu rugo icyo kintu cyo gupfukama, abana banjye bazi ko bagomba gupfukamira Imana gusa. Ariko byavuye kuki? Ku muntu wamfukamishe ku gikomere. Ariko nashoboraga kutabimenya ko ari igikomere cyamaze kunyinjiramo, nkumva ko ariko bahana cya gikomere ngagihereza indi generation ikazagihereza indi generation, tukaba turimo tutari kurema urubyaro rwubaho ubiteka, ahubwo tukaba turi kurema abareberi cyangwa se ibyigomeke. Haleluya. Reka Uwiteka akomeze atuganirize, adufashe. ngira ngo aho ngaho turajya ku ngo ya 4, ba hafi ukine n'umwana niba bishoboka, mubyeyi, umuseke, musangire ibyishimo, musengane mu muryango. Usanga cyane ahangaha dukora uko dushoboye kose kugira ngo abana bacu dusengane nabo, ariko gusekana nabo ni igihe bakiri bato, tubakirigita
cyangwa se batakosheje. Mbese hari utuntu tubiri njya mbona tugira n'isano, sinzi niba namwe mwaradukoreye ubushakashatsi. Umugore mwiza akundwa kuko yabaye perfect, kuko afite ibintu byiza yatunganije. Umwana mwiza akabyinirirwa, agakinishwa kuko hari ikintu cyiza, akanahembwa kuko hari ikintu cyiza yakoze. Ese ibi bintu mubibonaho mutuye? Mubibonaho mutuye? Umbanya abaseri, ninde wari wabyinirira umugore yakosheje? Mu bagabo bari hano, umugore rwose akaba ari aha ngaha hari ibintu atakoze neza, ukamubwira uti kidederi ni hahandi hawe, uti ni hahandi hawe, ndagukunda ntubaho. Birakunda. So usanga igihe cyose umugore abyinirirwa cyangwa abwirwa byiza kubera ibyo yesheje, kubera imihigo, kubera ibyo yakoze. Ariko sheri ni ukuri wambara neza. Sheri ariko ni ukuri iyo ataba w'inzu ntituba tuyubatse. Ariko sheri ni ukuri usanga igihe cyose amagambo meza tuyabwirwa kubera ibyo twakoze. Dusa n'abakorera urukundo, ariko nyamara siko bimeze. Twagombye kudakorera urukundo, twagombye gukundwa uko turi. Ntago mwabyumvise? Nongere nsindagire. No kubana rero n'abana nuko ntago agomba guhabwa umwanya wo gukina no gusangira kuko hari icyo yakoze. Yabaye uwa mbere ku ishuri, uyu munsi turajyana. Hari ibihembo bigomba kubaho ko kugiye umwana yakoze icyo ushaka, ariko ntabwo ari buri gihe akwiye kubona igihe cyose azabona ibyiza ari uko yabikoreye. Urimo urarema mu mwana ubuzima buvuga ngo ntacyo wabona kuri iyi si keretse wakivunikiye. Ariko mu buryo bumwe nibyo, ariko mu bundi buryo ubuntu bw'Imana bupfuye ubusa. Niba wowe Imana yarakugiriye neza ikagira ibyo iguha nta kikugura, wagombye nawe kurebera muri iyo sura umwana wawe ukavuga ngo ni ukuri akwiye gukinishwa nubwo bimeze bityo, akwiye gukundwa nubwo bimeze bityo. Igihe mwagiye gukina, igihe mwasohotse mugasabana bigaragara, mugakina bigaragara, mukegerana bigaragara. Iyo tuvuga gukina rero ababyeyi benshi bumva ari ibi ngibi, hanyuma bikaba ibi nyine ubu twakinnye. Ariko mu by'ukuri uzakine n'umuntu urakaye urebe ikintu uragikubita ariko se kuterura. Oya turakomeza tugakina. Mu mutima urakaye ntabwo bijyamo neza. So biba byiza gukina wabanje guteza, ndumva nshaka gutanga iki mu mwana wanjye, ndumva nshaka guha amahoro umwana wanjye. Nuwuhe mukino twakina? Nakina na Kadete iki? Ese Alphonse we twakina iki? Ese imikino bashaka irasa? Ese nituba dukina n'ikindi we mwinjizamo? Ntabwo ari ugukina gusa, ni message ndimo ndamuha ubuzima. Hari ibintu ndimo kumuha, gusabana n'abana be, noneho bize kugera ku gusenga. Si ngombwa gusenga gusa, abana bararushye ikitwa gusenga kubera yuko turabasengesheje. We turabasengesheje koko, byo kujya gusenga ku cyumweru, hoshi igenda ajya gusenga, nimuze ntimuryame musenge. Ndetse abana naganiriye nabo barambwiye bati ikibazo 80% y'abadusengesha basoza basinziriye. Agati ntago muryama mudasenze, yemwe ba muri hehe mugatera indirimbo ya mbere mugahita musinzira, bakaza gusoza ari bo bagenda bicirana amaso. Dore wa undi waduhamagaye senga. So biba byiza iyo birimo ubucuti, bakaza bakagukoraho bakabwira ati papa urasinziriye, ukabwira ati bana narushye ariko kurara tudasenze ni bibi, ni mumbabarire mu nsengere. Barabyumva, n'abana bawe baragukunda, ntabwo nta gitangaza cyabaye. Ariko nubigira nkaho nuryama udasenze nikosa, hanyuma warangiza bakagutinya bakavuga ati ariko nubwo ari kosa nawe uriya ntago wasenze. Hari ibihugu bibiri bitari kwegerana, ntacyo urimo gutanga. So dukine n'abana, dusabane n'abana, hanyuma tubinjize mu gusenga bafite amahoro yabo kugira ngo tubashe kubona umusaruro. Amen. Katufate ku ngingo ya 5 ari nayo ya nyuma. Muganire ibihe mugirane ibihe n'abana, mubone uburyo bwo kubacyaha cyangwa kubahana mu rukundo. Haleluya.
Yeah. uko ugenda wegerana n'umwana ubasha kumuha uburere mu rukundo, atari ukuvuga ngo uhubukiyeho. umwana uramuzi, uko ugenda umenyana n'umwana umenya n'uburyo ugomba kumuhana. uko nahana umuhungu wanjye wa mbere siko nahana uwa nyuma. njye nakunda kubabwira ngo nibazane intoki nkazikubita, ntabwo mu by'ukuri nzikubita byo kuzikubita. bazana intoki ukagira gutya, udakubise rwose, ariko kuko azi ko ubikoze yakubabaje akarira. kubera iki? wagerageje. ni ukuvuga ngo murakundanye, ikosa rye ubwaryo riramubabaje, arumva ko yakosheje mu by'ukuri. bivuze ngo action, igikorwa icyo ari cyose wakora cyitwa kumuhana kiramubabaza, kubera bonde mwaragerageje kugirana. nababwiye ngo twagiye twiga ibi, ariko tugapractice, tugashyira mu bikorwa mu rugo kugira ngo turebe ko bikora. umuhungu wanjye akwije imyaka 12 yarambwiye ngo daddy, ubu ntabyo gukubita ku ntoki, kuko ni isezerano nayo namuhaye. arambwira ngo gukubita ku ntoki no, ubu uzajya umbwira numve. wabaye umugabo. Haleluya. ndababwiza ukuri, kuva yavuga iryo jambo ubu muhanisha kuba namureba akora ikosa, ukamureba ukamubaza se ibyo uri gukora nibyo? sorry dad, ikosa rivuyemo. mu by'ukuri ibi bintu turi kuvuga birakora mu bana bacu. iyo ugiranye bonde, urukundo, kegerana n'umwana, icyo nicyo kintu cya mbere kinamukuza. buriya abana bakuzwa n'urukundo rw'ababyeyi. mwegerana, uko mugenda mwegerana niko muri we agenda akura mu marangamutima, akura mu mwuka, kuko umufasha akura no mu mubiri. kuko dushobora kurera umubiri, ariko agahungu karimo imbere nitukarere. simubizi ko umuntu afite ibice bitatu, hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. dushobora gukuza umubiri, ubugingo butakuze n'umwuka bitakuze. umwana ukamubona mu muhanda, ukabona imyifatire afite ku myaka ya 18, ukavuga ngo n'umwana w'imyaka 5 ibi ntiyabikora. mu by'ukuri hari umwana muri we wamaze kuba igikuri, hari amarangamutima muri we yamaze gupfirayo hasi. ariko tugirana bond n'abana, twegerana n'abana, bituma tubasha kumenya uburyo tubahana. ikindi kandi mu rukundo, ngo tubahane mu rukundo. reka dusome hano mu Befeso 6:4 ngo namwe base nimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. hariho gutoza no kurera. gutoza, ushobora gutoza umuntu uburyo arya, ushobora gutoza umuntu uburyo yiruka, ariko kurera bikora mu marangamutima. ndetse si ay'umwana gusa, n'ayawe n'ay'umwana, ku buryo usanga ushobora kuvugana n'umwana utavuze ijambo, ukamureba cyangwa agakora ikintu akabona urikanze, akavuga ngo uko biri kose mama ndamubabaje. isi uwo mwana mu burere bwe hari icyo amaze gushiramo. watoza abantu mu mashuri, watoza ikintu cyari cyose wagitoza. mureke nkoresha iri jambo, nimwumva ko batoza n'imbwa se, ariko imbwa se urayirera. ariko umwana akeneye kurerwa, kandi mu kurera hagomba kubaho kwihangana, hagomba kubaho gukunda, hagomba no kubaho kumenya ibihe urimo kureramo. uyu muntu ndi kurera ari mu gihe cye. nturere umutineja, umwana umaze w'ingimbi, nk'umwana ukiri muto. nturere umwana ukiri mu nda. nimubizi ko umwana ukiri mu nda bamurera se? nimubizi hana avuga ngo umwana bizagenda gutya na gutya na gutya, yari arimo kumurera adafite n'ibyiringiro ko azamubona, ariko atangira kumurera no kumutura Imana. ni ukuvuga ngo tutari twanabagira mu nda, twemerewe kurera abana bacu spiritually, mu buryo bw'umwuka. ukavuga ngo mana n'umwana
nge nagize amahirwe yo kubikora mu rujijo reka mbivuge gutyo, ariko mbona nabonye byarakoretse. Ngewe nakunze abana nkiri mutoya, ngo abana n'izina ry'umwana wanjye wa mbere rwose ryo nari ndifite, ko numva ko azaba umuhungu uko biri kose, ibintu nk'ibyo. Ngo Mana ntuma abana nzabigenza gutya. Ayo magambo watura kubera ko umunwa wacu urema, uba uri kurera umwana wawe, ugafata ku nda wa mwana w'imyaka w'amezi 3, wa mwana we ndagukunda, uzakorera Imana, uzaba umwana w'umugisha, uri umugisha, turagutegereje, turagukunda. Uwo mwana uri kumurera. Muzacunga abantu bagiye bakora izo experience, abana bagiye baza badasa nabo batabikoreye. Kubazi gucuranga ukamucurangira gitari, ukamusomera Bibiliya. Abahanga bavuze ko umwana usomewe Bibiliya mu nda ubashe kwimusomera ukayirangiza. Uwo mwana iyo atangiye gusoma Bibiliya, we ayisoma ayumva, kuko aba yarabyumvisha igihe akiri fresh. Dikodi ye rwose yarafashe neza. Uwo mwana icyo gihe ngo abasha gusoma Bibiliya we ayumva neza. Kandi amagambo wamwatuyeho mu nda nayo burya muzarebe arakora hano hanze. Uwiteka akomeza dufashe. Ikindi najyaho ni cy'uburere bwo guspankinga, gukubita. Buriya gukubita umwana ntabwo birera. Navuga ngo icyo ni last, cyaza ari ikintu cya nyuma. Kuko uko kubita uri kumurema mu mutima wa rebellion, umutima w'ubwihebe. Kuko uko kubita mu mutima watangira gushiraho defense. Uko kubita mu mutima agashiraho defense. Mu gihe gito umwana yamara kugira imyaka 13, ukumva aravuga ngo mama ngo wibeshye unkoreho. Uzi umwana ukubwira gutyo, nukuvuga ngo biba byarapfiriye hasi. Uba waratangiye ukubita nawe akageraho agakreya self defense nawe akayikreya akavuga ngo wibeshye unkoreho. Umwana watinyutse abwira nyina gutyo ngo unkoreho nkwereke. Iryo jambo rarivuga ku myaka ye 13, wibeshye unkoreho nkwereke. Ariko uzaho byaye byaravuye, yahuraga na mama we aje kumuhana, ariko yatsinzwe agiye guhana. Agahura na mama we ariko bamumuzaniye umwana yakubise undi, agahura na mama we, nta bonde yigeze ibaho. Burya abana nabonye mu kintu kibarera cya mbere ari urukundo. Abana barerwa n'urukundo pe. Umwana ukamukunda akageraho urukundo rukamugota, akabura akorera amakosa. Aribyo natwe dufitanye nande na Kristo. Urukundo rwa Kristo rurakugota, wajya gukora ikosa ugasanga arahari. N'umwana birashoboka ko ushobora kumugotesha urukundo, ukamukunda muri biki ufite, ukamukunda, ukagira n'igihe cyo kuganira na buri mwana mukagira n'igihe cyo kuganira kugira ngo ubashe kumenya uyu mwana abayeho ate, ubuzima bwe bumeze bute, ese ahura nande, aganira nande, inshuti ze ni bande. Dukwiye kumenya inshuti z'abana bacu. Ni ibintu navuga ngo reka tubyite ngo nibishyashya muri kinyejana cyacu, ko kera wagiraga inshuti ukagenda ukava ku ishuri ukajya kubasura, ukirirwayo ababyeyi batazi abo wagiye gusura. Ahari mwebwe ntago byabaye, ariko ngiye byabayeho. Ukagenda ukajya twabyitaho kuzere, ukagenda ukabayo ababyeyi batazi aho wagiye. Ariko mu by'ukuri umwana yakagombye kumenya ngo ndajya kwa runaka, ndabibwira mama cyangwa papa, cyane ngombwa ni mu bushobozi ufite, niba ufite n'ubushobozi ukamutwara ukamugeza, ariko ukamenya ngo uyu mwana wanjye agiye he. Ubu hasigaye hari ibintu byaje byitwa birthday. Umucuti wanjye afite birthday, ndajyayo, warangiza ugafata umwana ukamwohereza mu bushobozi bwawe ufite runaka, ukavuga ngo niba gutware. Ariko mu by'ukuri ahantu wohereje umwana ntabwo uzi ikiriyo. Dukeneye kumenya inshuti z'abana bacu ndetse n'imiryango bakomokamo. Uwiteka akomeze aduhe umugisha. Yangira ngo kuri iyi ngingo mu by'ukuri yo kurera no guhana ni ikintu kiraje abantu ishinga cyane no mu Rwanda cyangwa abakristo bibaza se umuntu yarera ate,
ya Hanati. Nunganiye ku byo yaravuze, igihe cyose urera urabizi ko ubutanga icyerekezo. Ni ubuzima bwo kuba urugero, ugomba kuba urugero rw'abana bawe, ukabaha icyerekezo, bivuze ngo ukanababanziriza aho urimo kubabwira. Niba ubwira umwana guhanagura ku meza, yagombye kuba yarakubonye uhahanagura. Biramworohera cyane iyo wahanagura meza ukamubwira ngo nawe nahanagura ameza. Ntabwo yumva abaye umugaragu w'urugo, kuko aravuga papa se kabikora na mama se kabikora. Bivana ibyiciro by'ubudehe mu ngo. Usanga n'ibyiciro by'ubudehe, usanga mu rugo hari ibyiciro. Hari icyiciro cy'abakozi, hari icyiciro cy'abana, hari icyiciro cy'umugore n'icyiciro cy'umugabo. Noneho abo bantu turera tubarera kuri ayo masikariye. Bose bagenda bareba, ese ndi ku cyiciro cy'umukozi, ese ndi ku cy'abana, ese ndi ku cya mama, ese noneho ngeze ku cya papa. Ugasanga twaremye ibintu Imana itigeze twubakira. Ariko hano mu cyanditswe yasomye yavuga ngo tubarere ngo nk'uko umwami wacu, hari ijambo yakoresheje ryiza ngo ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Iby'umwami wacu ntabwo ari iby'umwuka gusa no kuvuga indimi nshya nk'uko abantu babimenyereye. Buriya ibintu by'umwami wacu birateka, ibintu by'umwami wacu byigisha ubwenge ku ishuri, ibi bintu by'umwami wacu birakora, ni ibintu bifatika. Ndibwira ko abakristo twari dukwiye kubishyira mu bikorwa. Ibi bintu by'umwami wacu ni ibiki? Kugira neza k'umwami wacu, kubabarira k'umwami wacu, kwihangana nk'umwami wacu, kwirengagiza nk'umwami wacu. Ese umwami wacu ntajya yirengagiza? Atirengagije ntitwaba turi hano, ntabwo twaba turi aha pe. Ntabwo mpamya ko hano hari umuntu wujuje byose, ntabwo mbihamya. Twese dufite ibyo tutameze neza. Dore n'ibi by'uburere tuvuga twirirwa tubyiga, mubwira nti hano urabyisha, ati nawe aha wabyisha, ariko wambwiriye muri sara abana bumvaga inta, ariko buriya nawe mu gikari ntiwumvise atare. Nuko tubayeho, sibwo buryo se tuba tubayeho, nibwo buryo practically, nibwo buryo tuba tubayeho. Nta bitangaza biba biri aha ngo umuntu yabaye perfect hanyuma yarabimenye neza hanyuma ubu ngubu oya. Ariko Imana ikaduha igisubizo. Niba mushaka kubikora neza, munyigane, mubikore nkanjye, mubatoze nk'umwami wanyu. Nahoze ndimo kumubwira, ariko ubundi aba bantu turimo kubwira uburere bazabishobora bate? Noneho dutangira gusubira mu buzima bwacu. Ese umuntu yabibasha ate? Uyu mugore n'umugabo babibasha bate? Gufata umwana ukamuhana udashingiye ku mujinya. Umwana afashe ikirahure cyawe ukunda arakimennye, cyangwa se amennye televiziyo, reka tujyeyo twese, ya televiziyo ukunda waguze miliyoni arayimennye. Ukibona uyu mwana amennye televiziyo, ni iki cyambere kiza mu mutwe wawe? Ndakwica, narakubyaye, narakwibyariye, ubundi wowe uri uwanjye. Ubundi wowe uri my property, so uri uwanjye, ndakwica. Mama we yongeraga avuga ngo ndakwica nzaburana na leta. Ibyo ari byo byose buriya leta izabizamo, ariko nzahangana nayo, ariko nakwishe. So ibyo ugahita ubivuga, noneho cya kintu kikurimo kigahita kiguterura kikagutereka kuri wa mwana. Bakita igishinja ngira ngo mu Kinyarwanda, kikaba kiragufasha ugafata umwana wawe ugakubita nko ku rukuta. Birashoboka. Twese dufite ibintu byinshi bituri inyuma bijya biza bikadufata nko kwa kundi umwuka wera dufata tukayoberwa kumenya umwuka wera no munsi wa bikaducanga rwose. Sinzi ko mwebwe bijya bibabaho. Nuko urwo ni narwo rugamba dufite hano mu isi. Ntabwo turwana n'abana, ntiturwana na Satani cyane nk'uko turwana natwe, kuko Satani arabizi ko turi abatsinzi. Intambara zose zinyuza muri twe. Aravuga ati ibyo aribyo byose uyu muntu nimutera muturutsemo ndamushobora. Satani agahita aca muri Jemusi agatangira kunsobanurira neza ko ari umugabo mu rugo. Hangira ati ubu reba muri uru rugo ni njye, none hari batanu nibura mwitemo, ni wowe uba muri uru rugo. N'ubundi Jemusi niwe mutwe w'urugo rwacu, ni umugabo wa ruriya rugo. Noneho nimwibaza impamvu abinyemeza, ariko mujye mudufashe gutekereza. Nibyo byandi Satani yakoresheje no mu ngobyi abwira Eva
ngo bazamenya ngo muzahita musa n'Imana kandi n'ubundi koko basa n'Imana baremwe mu ishusho y'Imana agati harya yarababwiye ngo nimurya muzabiki n'ubundi aza akubaza uriwe abizi neza urabizi ko uri umugabo ariko agahita akubwira ati ariko wabajije uyu mugore ubundi abona urindi kandi urabizi nta kindi gisubizo ari buguhe ndagira ngo nkubwire James ninjye mugore muri uru rugo none se sheri wanjye wagize ngo wabonye umusimbura ntawe nta musimbura ugeze aboneka ariko hazi ikintu gikorera mu muntu gihita ubwo buzima rero bufite ubwo buturimo n'ikindi gitutu cy'ubuzima murabizi ko tujya tugira gutya tugakubitana na crise tukagira dutya tugasanga ntago uko tubyiteze mu rugo bibaye uko twari tubyiteze tukajya ku kazi bakadutuka cyangwa tukagira n'abandi bantu b'inshuti zacu batubwira ibintu bitari byo icyo gitutu tuza tukikoreye muri bwa burezi nuko kundi umeze ufunganye wabihiwe wiriwe wenyine urabishye hanyuma kandi umwana akoze ikosa kandi ugomba kumurera are you ready uratekereza ko witeguye ikintu cyonyine witeguye n'urushyi nge ntango urugero kuri mama n'inshuti yanjye ntacyo antwara n'ubu ngubu azabyumva ajya ambwira ngo nzaza ambwire n'ibindi kwikubita hasi ubwabyo byajyanaga n'urushyi kugwa namwe mufite wagwaga ujyahe warebaga wari ufashe iki naho nyuma wakurikira neza ugasanga nyoko ni impunzi yararushye yarahashye yanyereranye imyumbati ku mutwe yaratashye arayiteka ategereza ku ishyangwa rye umuntu yararushye ibintu byose ntago byoroshye kubitwara muri simple way nubwo ntanga urugero kuri uwo mubyeyi ariko hari abandi natwe dufite ibidutwaje igitugu kandi ibyo bintu bidutwaje igitugu ntibiri buduhe break iyo bitaguhaye break uhana ukubita umwana muzabireba bajya bakubita abana cyangwa mukore research iyo ukubita umwana wumva umerewe ute umukubitana igihunga ariko warangiza akaba ari wowe uvuga ngo nukuvuga ngo uriruhura wikiza icyari kiguhagazemo hanyuma ukamukubita warangiza ukumva ni wowe uruhutse umwana nta kimumariye wakimariye mu by'ukuri twagombye kwigana Kristo mu gihe ugiye guhana umwana ukaba wumva yakubabaje akumeneye televiziyo nyarukira mu cyumba fata intoki zawe uzikomeze ubwire Yesu uti ndumva namwica akubwira atari ko buriya nawe naguhita utari kuti buriya uti Yesu uti ndumva kiriya televiziyo yaravunnye umuhangane noneho uraza gusohoka utuje wegera umwana wawe mubwira uti buriya urambabaje ndababaye cyane muganire nicyo bita discipline cyangwa se kurera noneho utangire kumubwira uti buriya iyi televiziyo wayimennye byambabaje muri uru rwego nayiguze bingoye dore ukuntu bimeze ubu ndumva ntazi naho tuzakura indi tugiye kumara igihe tudafite televiziyo nta nubwo ndi bubyihanganire uraryama nkucisheho utunyafu tubiri kugira ngo utazongera abwira ati mama ati wambabariye uti buriya nakubabariye iyo ntakubabarira kuko nabanje guhitira mu cyumba ndwana n'ubwegakazi ndwana n'ubusengakazi ndwana n'ibyo ndwana n'amafaranga nayiguze ndwana nayo nikopesheje buriya nashize nakubabariye ubu icyo ngiye gukora ukugutoza izo nkoni rero ukubita utanavanye kure kandi abyumva cyane umureba mu maso umukunze avuze neza cyane uwo mwanya wo kwirwanya ntawo tugira kuko tuba turi perfect twebwe tuba turi perfect ntituzi kumenya ibyaha byacu tumenya ibya bagenzi bacu no mu ngo zacu duhora turi urigiye si wowe ubikoze oya ntabwo ari ni wowe oya si wowe ibyacu ntabwo tubizi kugira ngo rero tubashe kurera neza dushoje tubinginga twite ku ruhande rwacu twegere umwami wacu tumuyoboze inzira niwe uzi neza icyo twakora izi ntoki zacu arazishoboye amarangamutima yacu arayazi aho tutakiza arahazi tuhamwereke tuhamubwire niba dushaka kugira urubyaro rwubaha Imana byose biterwa n'amahitamo yawe
niba ushaka umwana w'umunyedini uzarera umunyedini, nushaka kurera umwana ukunda Kristo akomatana nawe uzarera uwo, nushaka kurera ikigomeke uzarera icyo, nushaka kurera umwana ufite amashyaka y'igihugu uzarera uko ubishaka, niko azakubera. Ariko birashoboka ko ushaka kurera umwana neza, Satani akazana urukungu, imbuto mbi. Niyo mpamvu bavuka ari 10, 2 bakaba beza, 6 bikanga cyangwa 4 ntibikundi. Burya rero ntako utagize iyo wahagaze aho ugomba guhagarara, watsindwa ukabimenya ukanabibwira abana. Ahangaha nananiwe, aha byansinze, cyagihe nabwiraga nabi mama wanyu ndimo kuvuga nabi, nakoze nabi, mumbabarire. Cyagihe tutumvikanye bitagenze neza, nari nakosheje, mumbabarire. Mwemere kutaba ba super power bo mu ngo zanyu, muba abana b'Imana. Muba abana b'Imana mu ngo zanyu, mwemere kwihana, mwemere gusaba imbabazi, mwemere kugaruka mu bwenge, kandi Imana izaturerera. Imana ibaho umugisha cyane. Katwakire umuyobozi wa gahunda. Amen. Nasanze natsinzwe kuko iyo barakubagana cyane usanga mbabwira ati ngiye nimukomeza kwigira ibyo nditahira iwacu undi hagati ndakwica, none nasekaga agato kambwiye ingoma wowe warambwiye ngo uzanyica. Ndabwira ati ntabwo ariko nakubwiye nuko wari wanteye umujinya, ariko tubabarirane ubwo tugasabana imbabazi, ariko ntabwo biba byoroshye. Urugendo rukomeye. Nisubiyeho, ariko twaraganiriye nabo, nababwiye ko tutazongera gukubitana. Ndabakubita cyane, ariko twisubiyeho, narababwiye ubu ngubu turaganira, dusigaye tuganira. Umukuru arambwira ati wambwiye ko nta gukubitana ari ukuganira, tukajya mu cyumba nyine tugasabana imbabazi, umwe agasengera undi, wasanze afite ikosa ni usenga agasaba Imana imbabazi. Murakoze cyane. Mukanya nari mubwiye nti batama n'umwanya ndawisabira kubw'impamvu ndahana pe, ndahana, ariko nkanakina nabo tukanakundana tukaba inshuti. Ariko hari igihe umwana yigeze kugira gutya, umuhungu mukuru ku ishuri bagahora bareka, ntiyandika note, kuki utandika? Ntagusubize. Wabuze ikaramu, akagira ubuntu bwinshi, ati kana kaje yayitaye ndayimuha, none se wowe ukumva wagiye gukora iki? Noneho ariko ngira ngo yayitangaga kugira ngo ubunebwe bwiwe nabwo abuhishire, ntabwo ko yandika avuga ati nta karamu mfite. Tukarwana, ndakubita noneho bigera ahantu mbona inkoni basa n'uwazimenyereye. So sinamukubitaga birenze, ariko kwa kundi kugira ngo ndwane no kuvuga ngo kuki. Noneho nza kumva ndakaye, nari mfite inama nimugoroba ngira ngo nka saa moya. Noneho ngiye kuyijyamo, mubajije nti note zirihe, devoir irihe, nsanga byose nta na kimwe, n'amakaye yose yasize ku ishuri. Noneho mbere yo kujya mu nama, mbere yo njya gukaraba ngo njye mu nama, ndamubwira ngo ngiye kuguhana. Dutuye ahantu hegereye ishyamba hasa nkaho hihishe, ndavuga nti kabyibura mukange numve. Ndamusohora inyuma ya portail, numva bwari bwije saa 12:15, ndongera ndayikurura nyisubizaho ngo ndebe byibura uko ari buze kuriyajisa. Arangije yicara ku marembo ku kantu k'agasima gahari, sa nkumanuka, ariko manuka mvuga ngo ndagiye ngere mu nzu mbwire mama we ntigenda umurebe mubaze icyo atekereza. Naragiye ku marembo nkiyesume mvuga ngo byibura ahita azamuka murebe. Ako kanya gato ko kuva ku marembo manuka njya kureba mama we, hanyura abagabo babiri bahanyuze bati kuki uri inyuma y'inzu? Ati bampannye. Baguhoye iki se? Sinanditse note. Baramubwira ngo noneho kugira ngo utarara hanze ngwino twijyanire. Arangije arahaguruka arabakurikira.
ku bantu baza ahantu dutuye ni ahantu hari ishyamba ryinshi cyane haruguru y'umuhanda. Noneho ngeze mu nzu mbwira mama we ntigenda umurebe umubaze icyo ariho aratekereza. Ageze hanze aramubura, agarutse abimbwiye twese tumera nk'abataye umutwe. Ubwo dutangira kwirukanka dushakisha ahantu yaba aherereye, tugahamagara izina umwana ntiyitabe, biratuyobera. Noneho mama we umuhanda ngo arebe byibura asanga bajya nko muri metero nka 600 bajyana. Noneho bamubonye bariruka birutse bahunze. Aramubaza ati ese wari ugiye ujyanye n'aba bantu genze? Ati bambwiye ngo tujyane nanjye. Noneho bagarutse ubongera vuba ndi nanjye mu byo nari ngiyemo aho ngarukiye no kuza kwicara. Ndamubaza nti byagenze bite, byagendekeye bite? Aravuga ngo ndabizi ko nkora amakosa kandi ndababaza kubera ko nandika note. Kandi umva utari bugumeyo, ngo bambwiye ngo tujyane, ngo baranjyana ahantu ngo bari buze kuza kumufasha, ngo ku buryo muri buze kuza kundeba bakabaza impamvu mwashyize hanze. Ariko mu by'ukuri sinzi niba baramubeshye, sinzi niba ari wo mutima bari bafite. Ubwo noneho kuva icyo gihe nkavana isomo, yigaga mu wa 3 primaire icyo gihe, ndavuga ngo byose nkavanye isomo ryo kwicara. Noneho nyuma tubisubiyemo mama ati rero ntabwo ari bunkire umwana wanjye. None iyo bahamagaye ku ishuri ko kuntegereza ukambwira ngo ujya kuvugana na maîtresse utaragiye kurwana n'amakayi. Noneho ubwo turi muri ibyo nza kumubwira nti rero n'ubu nabibonye biriya bihano ntabwo bikwiriye kuzongera, reka twicare turebe uburyo tubiha undi murongo kugira ngo byibura note tube twazifata. Noneho icyo nshaka kugarukaho cyane ni iki, naje gusanga twararenganyaga umwana yarwaye amaso ntitwabimenya, kugira ngo abamuzi yambara lunette. Noneho we akabona ibintu byose kuri tableau uko banditse, akabona n'umurongo umwe, phrase yose akayibona nk'umurongo umwe, akabura icyo yandika n'icyo areka. So akaba umwana uri timide udakunze kuvuga, ntabe yakubwira ati ndabisoma simbibone, cyangwa se ndabireba nkabona ari umurongo. Noneho umwarimu aza kutubwira ati ariko muzagerageze murebe niba nta n'ikibazo cy'amaso kirimo. Tugiye aho umuganga ati umwana murabana yarwaye amaso muri tutari ko twebwe nta kimenyetso kigaragaza ko arwaye amaso. N'ubu gitumye tumuzana nuko ku ishuri afata note bigutu. Ubwo rero bamaze kumuvura ubuzima busanzwe, akandika akagira ate. So nahoze mvuga nti ibingibi rero ni experience nabo umuntu yasangiza abandi. Ushobora kugira gutyo ukibaza ngo ni amakosa y'umwana atari ikosa ry'umwana, nawe ukishinja ikosa atari ikosa ryawe. Mu by'ukuri impamvu ikibazo umwana yari afite cyari kiri ku burwayi, twe tukakirabira mu makosa. Umwana nta kosa yakoze, twe turabibonamo ikosa, ariko mu by'ukuri ikibazo ataraho kiri. Hari igihe biba byiza kujya muri details z'ubuzima bw'umwana, ku buryo byatumye niga ikintu cyo kujya mbasura ku ishuri, nkabisaba rimwe nkagenda nkicara inyuma mu ishuri, nanjye nkaba umunyeshuri, nkicara nkwiga nkavuga nti reka ndebe. Noneho hari ukuntu umwana iyo uhageze cyane nk'abana b'abahungu bakubagana, agira gutya akavuga ati uyu munsi ubwo papa yicemo hari inyuma, akitonda akaba ujya kuri tableau agasubiza ibyo babajije byose kugira ngo kwereke ko ahari. Noneho kuva icyo gihe nza kuvuga noneho nzajya nshaka ukuntu nyura ahantu inyuma nicara atambonye nabwo ndebe ese bimeze bite. Rero mwakoze cyane, twakereho gato, hari ingingo ebyiri zaducitse ariko ibyo twabonye nabyo ni iby'ingenzi. Kujya mu budetaye bwa buri munsi bw'umwana burafasha, butuma umenya aho intege nke zawe ziri, aho iz'umwana ziri, hamwe no gushakira hamwe igisubizo no gusenga, byose bikagenda neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
urumva ko ni experience ikomeye kandi mu by'ukuri irimo inyigisho ikomeye. Rimwe na rimwe twihutira guhana ariko tutamenye ngo ni iyihe mpamvu. Nanjye ibi bitumye ntekereza umuhungu mfite muto, nari ngiye kwandikira hariya, uriya mubyara wanjye afite abahungu 3 na mama Biko afite abahungu 3. Nangiye kubandikira nimumbwire abahungu umuntu abarira ate ko uyu muhungu w'imyaka 2 agiye kumara ibintu. Umwana arakubagana ku kigero kirenze. Harimo n'abadayimoni, harimo n'ibiki. Nkumva ariko ibintu bavuze mpise nanjye numva icyerekezo. Ibyo batubwiye. Hello. Hello. Muranyumva? Bise nanjye mbona icyerekezo. Umwana arakubagana ku rugero rurenze ku myaka 2. Ntabwo nari nzi ko abahungu bakubagana gutyo, ariko biteye ubwoba. Nahise numva nyine nanjye ibyo ngiye gukora, ngiye kumufasha menye ni ikihe kibazo afite. Ibintu byose arabifata akagenda ajugunya mu cyobo, we aryoherwa no kujugunyayo. Imfunguzo zitumazeho nta kintu gato yushyira ahantu ikintu ukamusanga yagiye kujugunya muri cya cyobo. Mbese byose ni ukujyana mu cyobo. Rero ukajya wa mugani ugakubita ukamubwira ntiyumva, uyu munsi ukamubwira ntiyumve, ejo ntiyumve. Bya bindi hari wigeze kutubwira ngo umwana yagiye yandika ku modoka ngo I love you daddy. Dadaje we ntago yabonye iryo jambo, ahita kubita intoki arazica. Rero hari igihe dukubita uwo mwana izo ntoki ntago zizongera kugaruka, ariko asubiye inyuma arebye abona yanditseho ngo I love you dad. Urumva mu by'ukuri intimba uyu mubyeyi yagize yari ikomeye cyane. Rero urumva iriya famiye umwana iyo bamubura ntago bari kuzibabarira. N'umugore urumva yaramubwira ati umwana wanjye ku mwana wanjye ni ibindi bindi. Mu by'ukuri Imana iduha ubwenge, iduha ihishurirwa ryo kubasha kurira kuko ntago byoroshye. Hari undi wadusangiza experience? Yego. Twihuta ariko ndibaza ari we wa nyuma abafite ibibazo nabo babibaze kugira ngo dukomeze n'ikindi cyigisho. Turishimye cyane kubw'iki gitekerezo cyo gushyiraho kino kiganiro. Ni ukuri ikintu cy'uburere ni ikibazo cyane. Ikintu cy'uburere ni ikibazo cyane. Imana ibidufashe, umwuka wera pasiteri n'uriya mama niwe babivugaga, uburyo turera abana n'uburyo tubahana. Nanjye ndi mu bantu bahanisha umujinya mwinshi wa wundi wavugaga, ariko iyo barangije kandi tugakina bakanjya ku bitugu nkabahe tugakina tukazenguruka, umwe ajyaho batanguranwa banyurira cya kintu namuhaniye gikoze iki, ariko mbakubitisha imbaraga rwose. Icyo nshaka kukiba ntabwo ndi bukibeshye. Bakubitisha iki? Akagozi ka sharijeri niko mbakubitisha. Kandi ko mbakubitisha kimwe mu bintu mbakubitira ni iki? Okay, hari ikintu maze kubona, tubahana dukurikije uko natwe twahanywe. Background y'umuntu uko twahanywe niwe wahoze avuga ati waguye ukora iki. Nukuvuga ngo urimo uramwereka nubwo umukubise, ariko urimo uramwereka ugomba kuba nturangare, kuba maso mu kintu ugiye gukora. So ibyo ababyeyi babitugiraga kugira ngo tumere gutya. Niba tugiye gukamisha umenye ngo uragenda neza, amata uyajyane neza, nturangare kuko mu nzira huca ushobora gusitara. So hari ibintu byinshi batwigishaga bakabidukubitira. Rero atari ukutwanga, ariko ari iki natwe rero akenshi ababyeyi, uyu mubyeyi n'umaze kubivuga uriye uhabikoze uzi ngo urimo uramuhana, hari discipline ushaka kumuha. Nanjye bamba kubita hari discipline ushaka kuba. Hari example imwe ushaka kuba, ikintu cyo gutukana iwanjye abana ntabwo kihaba. Icyo ni nacyo mbakubitira cyane, kumva umwana abwira ngo wakimarawe wakibwawe. Iyo abikoze nkamwumva, cyangwa uwo mwana akavuga ati daddy arantutse, araza nkamuryamisha nkamucishaho kakagozi. Ubu ngubu niba bari bakina kwa kundi baba barwanira utuntu, yaragize akavuga ati wakintuze, akanga kuvuga igitutsi. Murabyumva?
akanga kuvuga iki igitutsi akavuga wakintuzeho wawe nakaza daddy arambwiye ngo wakintuzeho so ubu nicyo kintu wakintuzeho ntabwo bikibaho ahubwo ararega ati daddy kanaka ntwariye akantu cyangwa wanyanduranyije gutya yiba wenda mukubise hasi akamubabaza yaza kurega nkamubwira ati musaba imbabazi cyangwa kubera ko narabakubitaga kuki wagushije mugenzi wawe warangaye kuki wamukubise ubu ngubu ahita amubwira ati mbabarira ujya kundega mbabarira rwose nkusabye imbabazi so bize gusaba iki imbabazi bacitse ku muco wo gutukana niyo bari mu bandi niyo bagiye ku ishuri hakagira ubatuka ku ishuri araza akamubwira daddy umwana kanaka yantutse cyangwa yatutse mugenzi we amubwira rero uzagenda ubwire uwo mwana ko gutukana ari bibi abana batukana ntibazajya mu ijuru akagenda akambwira ngo yarabimubwiye so hari ukuntu tubahana ariko icyo kintu cy'umujinya kabisa nkabakubita rwose n'imbaraga so icyo ngicyo nanjye ni ikintu ngiye gucikaho mwakoze cyane Imana ituyobore mu buryo tubahana ariko icyiza cyane ni kwa kundi kubarebesha iki ijisho rikaze iryo ndaryemera gihe rirananira ariko kumurebana igitsuri ahita abimenya birananira ubwo Imana ifashe nanjye ngiye mbahana gutyo murakoze cyane cyane kubarebesha igitsure biramunaniye nyine ntabwo yabishobora hari ufite ikibazo ndumva kimwe umwe babiri batatu ndumva ari ibibazo bitatu kwakira murakoze ikibazo mfite ariko mbere yenda yo kuvuga ikibazo mfite mbanje gushima Imana ishimwe iba yaduteguriye umunsi nk'uyu tuhungukira byinshi nk'ubu nize ikintu gikomeye cyo gufatwa n'uburakari cyangwa n'umujinya urumva twebwe dufite abana bakuru imfura yacu ifite 22 ni umusore mushiki we afite 21 dufite aba 18 aba 16 urumva ntabwo byoroshye ni urugendo ariko ndashima Imana iba yaduteguriye umunsi nk'uyu umuntu ahungukira ibintu byinshi ikintu cya mbere nungutse ni uburyo ufatwa n'uburakari ugiye guhana umwana ukabanza ukiherera ukajya gusenga n'indimo mbibwira papa wabo nti ubwo umwanya wo gusenga harya ubwo umuntu arawubona kubyibuka ngo ubu burakari mfite buri kuri iki kigero kambanze niherere mbanze njye gusenga ndimo mvuga ubwo si usenze ntuza byarangiye n'umujinya washize ariko Imana ishimwe ko mbyumvise byose tubishobozwa n'Imana Imana izajya igenda idufasha cyane ko twebwe nk'ikigero bagezemo baricara bakajya banatwigana ubu baricara imfura yacu yitwa Elize akabwira mushiki we uburyo papa yahoze nyine yitotomba byose bakabisubiramo bakagenda badusubiramo nyine aba ari urugendo rutoroshye ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ikibazo rero nari mfite ni ugutoza abana ibintu byo gusenga nibyo ni byiza ariko yenda nk'urugero ruto natanga mu gitondo mfite umwana w'imyaka 10 namubwiye nti se ko nshaka kujya muri korari y'abana mwigisha mukundisha korari mubwira ibyiza biba muri korari mubwira ko tuzabihemberwa mubwira ko biturinda mubwira ibintu byinshi ndamubwira ntuzi ko ngewe buriya nagiye muri korari mfite imyaka nk'iyo ufite nkaba ngejeje ubu nkiri muri korari arangije arambwira ngo impamvu ngo wowe wabikoraga nyine ngo nuko wabikoraga ubikunze ngo impamvu ngo ugejeje iki gihe ngo nuko wowe wabikundaga ubwo rero nabazaga nyine abantu nk'abo twabafasha gute kugira ngo ibyo bintu babashe kubyumva murakoze tubanze ngira ngo dusubize icyo ngicyo avuze mbere gatoya wenda tugira ngo tunoze neza icyo yaravuze ngo se umwana aramutse akosheje wabona umwanya cyangwa se wabibasha kubanza kujya mu cyumba ukajya gusenga mu by'ukuri biraterwa n'icyo twita gusenga ubundi iyo tuvuga gusenga mu magambo ni ukuvugana n'Imana ntabwo ari ukugenda ngo ufate umwanya urambure ka karago kacu upfukameho uvuga uti rero nyagasani Imana ubu narinje kubwira ko Rudomoro ananiye kubera ibintu akoze n'urugero
ni ibintu ibyo byaba ari ibintu bitari nacyo, byaba bitari naturel, byaba ari ibintu byagora cyane. Ariko ibaze murebe wenda mufite nk'inzu ya etage, muhite mubona akana kawe kikubise nko hasi, cyangwa se hari ikintu kibaye urimo kumanuka muri etage, umanuka uvuga ngo iki? Mwese mumbwire icyo wamanuka uvuga. Yesu cyamana, mana nanjye mfashiriza umwana, mana hari ibintu ugenda uvuga. Ibyo ngibyo urimo mu buzima bwa buri munsi. Ubundi Imana ntabwo ari idini nkuko tubifite muri twebwe, ni Imana ibana natwe, sibyo? Emmanuel, Imana nibyo se koko murabyemera ko iri kumwe natwe? Ubahira hari, ubuhanira hari, ibirimo irumva ibyo tuvuga. So ni ukuvuga ngo ikintu kikiba mu mutwe wawe wagombye ko warashyizemo ko Imana ihari. Mana ndagira nti fasha. So hari kwigisha imitekerereze yawe, ngira ngo ari byo Paulo yavuze ngo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya. So tugira imitekerereze tubwira ngo ngiye kurera uyu mwana mu buryo bushya. Numva ndabwira Imana ngo mfata nicika ndamwica, mfata. Urimo urabwira Imana ihari. Ntabwo bigusaba kujya mu rusengero, ntabwo bigusaba kujya mu cyumba, bigukundiye ukiherera ugafunga kuko wumva byabaye byinshi. Ariko biranashoboka ko kanya mu buzima busanzwe kubwira Imana ngo ntabara. Tujya tuyibwira tugiye gukora accident mu muhanda, tujya tuyibwira hari ibintu bibaye. So tugira Imana ubuzima bwa buri munsi, tuyigira ubuzima bufatika, byadufasha cyane kuyibwira muri buri kintu cyose. Kandi kibwiye nikikora. Yibwiye ngo Mana ni ukuri ndagukunda ariko ndamwica, nibyo ukora. Ariko yibwita Imana mfasha, sinshaka gukora ikintu kitari icyawe muri iyi situation, ndumva ninaniwe, irumva kandi iraza ikagufasha. So ngira ngo ku cya kabiri kijyanye n'umwana, icyo tukinjiza mu mpano. Mu by'ukuri dushaka kurera uko twarezwe kuko byatugiriye umumaro. Ariko mu bana 6 twabyaye birashoboka yuko uwo mwana atari umuririmbyi, birashoboka ko uyu mwana afite akandi yakora. Ese birashoboka ko uyu mwana wamukoresha impano zose muri mwenyine ukareba akunda kuba protocol, akunda kuba umuririmbyi, akunda kuba umwigisha. Ese uyu mwana arashaka kuba iki? Impano ye ni iyihe? Kuko usanga iteka tubatsindagira mu mpano zitari izabo kubera twebwe. Tunibutse ko dufite umwanzi udashaka abana bacu bajya mu nzu y'Imana. Ibyo nabyo twabitekereza. So ndakoresha izihe strategy. Mwibuke mwebwe ku gihe cyanyu mubyeyi byari biryoshye mu nzu y'Imana. Ni bande bampamiriza ko uyu munsi mu nzu y'Imana bibishye, biri bored? Ni bande babona mu nzu y'Imana harimo irungu? Ntabwo mubibona. Mugenda mu gitondo mugasanga uko byahoze zo niko byahoze nejo wundi, niko byahoze nejo wundi, buriya niko byahoze. Abana byarabarambiye biteye isesemi, kandi urimo urabibarohamo ngo bagende bajye babyina bagaruka iburyo n'ibumoso. Ntabwo biri bukunde kuko hari ibindi bigezweho barimo kureba. So umwana rero birasaba ko tubegera tukanasenga Imana ikaduha ububyutse, iduha ububyutse mu nzu y'Imana, haba ahantu hasusurutse. Twarahakundaga ahantu ho kwifuzwa, ahantu bari butubwire bati Imana iravuze ngo, ahantu batari butubeshe, ahantu turi bukundwe. Ariko ubu aho utsindagira umwana wawe bahagutukiye yumva. Sorry to say, mumbabarire kubivuga wenda. Urambwira uti nararirimbye n'uyu munsi ndacyaririmba. Hari umuririmbyi mwaririmbanye yari amuri inyuma yumva avuga ngo nyoko ari iryo. Arangera avuga ati bari abatuka mama ntaho nzajya. Wenda ntiyabikubwira ko ngo atabateranya, abana bajya babika amabanga ko bazi ko muri bubivuge bikabakoraho. So ni ibintu byinshi, ni ibintu binini cyane. Uriya mubyeyi yavuze umwana utuntu mu mwobo. Anyibutsa umwana wagize ibyago mu muryango, ntabwo ari uriya wawe, urabizi ko tutaziranye. N'undi mwana wagize ibyago mu muryango, ashyingura abantu benshi mu muryango akiri umwana. Ari mu nda hari abapfuye yavutse, hari abapfuye yavutse. We kuri we mu mwobo niho ibintu byose bijya. Kandi yarashengutse. So akeneye healing, akeneye kumvwa, akeneye kumenya kubera iki ibintu byose ubijugunya mu mwobo. Ese sheri birashoboka ko washyira mu kabati? Oya mwobo
cyangwa se bagira sinye. Izo sinye zishobora kuba ari ububabare, zishobora kuba ari uburibwe, zishobora kuba ari ikintu ari byo uriya mupapa avuze. Dukurikirane buri kantu kose gafite icyo kavuze. Ejo umuhungu wacu yaratubwiye ngo muzigisha parenting, tuti ati mumbwirire ababyeyi yuko abana ari abanyabwenge, ati mwese muzi ko abana ari abaswa. Mbese ngo yabivuze mu Cyongereza ngo mwebwe mwishyizemo ko ari mwe bahanga, muzi ko ari mwebwe ariko mubwira ababyeyi yuko even kids can think we are smart. Wow, mwana w'imyaka 13 ngo duhora tubabwiriza tukababwira. Mbese reba nawe guhera kuwa mbere kuza ku cyumweru tuzange n'uyu mugabo tukababwira, mukaza mukicara tukababwira, ntibyaba ari bibi? Ariko nk'ubu dutahanye ubwenge bw'iriya kapo, dutahanye uyu nguyu utazi kureba nabi, dutahanye kandi dutahanye idea, dutahanye ibintu twakwandika, dutahanye ibintu twatekerezaho. Umuntu umwe ntabwo ahagije. Hari ikintu bimara iyo twinterakitinze n'abana, tukabatega amatwi, tukabumva bakatwumva. Imana bahumugisha. Nanjye nashaka kongera ku kintu cy'uburere bw'abana, ngira ngo ntago ari ikibazo. Ni experience y'abantu bashobora kuba bafite inshingano zo kurera abana mu gihe kinini wenda batari kumwe n'abazi. Noneho ugasanga mfite abana mu rugo, waguze imyenda, wagize gute, donc ukababwira nakuguriye azif uri wenyine. Ntago barimo kubona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina mu bibakorerwaho. Nabasohokanye, nabagura ibi ngibi, nakujyanye ahangaha. Noneho abana tubatera confusion, akatangira gutekereza daddy wese daddy akora iki, ntacyo akora, ntacyo amaze. Mami yangura ibi, mami yagize gukena. Ugasanga umwana kwa kundi turera abana, turabarera bazavemo abandi bantu twifuza. Uko umurera gutyo aragenda akura atarabona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina. Azakura n'icyo kintu, azakura n'ayo ideology afite, mama ntacyo yamaze. Ninde ukugabura ni mami, ninde ugira gutyo ni mami, daddy. None isa azataha amubone nk'umuntu uraho ntacyo amaze mu rugo. Iki ni ikintu navuga nanone, uburyo tuganiriza abana mu gitondo n'ubugiye ku kazi. Kwanza urabyutse wasuhuje abana, haya abantu mu gihe ke buzana mu bana muri aho, buri wese ari muri businesses, ariko byuka mu gitondo usuhuza abana. Mu gihe ku kazi, niba ufite uburyo bwa transport bagejeje ku kazi, basezere, mugire amasomo meza, mami akazi keza. Bajya bambwira ngo mami ugire akazi keza, nkumva ndishimye. Hako hagiye uba ufite stress, ariko umwana akubwirije mami have a nice day, ukumva nyine majye kuryama mami good night. Ariko noneho baba bafite aho babivoma, mu gihe utabigishije ntago bazabibona. Njye mfite umwana wanjye mutoya, afite imyaka 11. Icyo gihe ngira ngo yari afite like 8. Noneho ngo bari muri break kwa kundi saa 4 bakina, yumva ngo umwana aratukanye. Umwana ngo aragenda, ni headmaster yitubwiye, ntabwo umwana yitubwiye. Headmaster araduhamagaye, agenda muri office headmaster, ati arimo urashaka iki? Ngo headmaster ngo kuki abana banyu batukana? Ngo gutukana, ati ninde watukanye? Ati kandi gutukana ni icyaha. Headmaster abampamagaye ati umwana wawe wo muri zute, ati kandi imagine atakana nkakana nkakariye karaje, ati office, ati nese numva nigaye, tunumva anyumbukije inshingano zanjye. Umwana mutoza ikintu atinya ikibi. Buriya turarera, ariko ugasanga mwavuze kurera abarebe n'abarabere, igifaransa ntacyo nzi, ariko ni ukurera intagondwa. Ngenzi Kinyarwanda cyane, kurera intagondwa. Buriya uburyo tugenda turera abana, hagiye kizagera, James yabivuze akavuga ati ntunkoreho. Imagine umwana gutunga urutoki akavuga ngo ntunkoreye, ni cya kihe biwe wararize. Ikindi kintu, abana bariga ku ishuri, buriya ubwenge cyangwa uburyo bwo gufata ibintu ntago bungana mu bana. Umwe azanye amanota 90, undi azanye 50. Reba iki ngiki ni ikimara, ntacyo uzamara, ntacyo uzigeraho, ntacyo uzajya. None ugasanga umwana muramuha, uramwetimida mu bandi bana, aho kugira ngo mutere na courage, umwereke kanaka mugenzi wawe yagize amanota naya, nawe nukora neza uzagera yangaye. None uko ugenda umubwira amagambo mabi, ngenda abwira ibintu. Hari umuntu w'iwacu, data wacu, yarafite umwana umwe ari umuswa cyane.
noneho nyina akagenda amubwira kwatura umwana amagambo mabi cyane byamuviremo ni ikihebe. Umwana agenda ajya kwiga hanze mu international schools, aragenda Isa akajya yohereza school fees, naho umwana agiye South Sudan. Kaga ati n'ubundi mami yambwiye ko nta kintu nzimarira, sinziga ngo mbishobore. Umwana agenda aratorongera baramubura. Amagambo duha abana, ibintu tubaturaho, umwana mubwiye urashoboye, you are powerful, ufite ubwenge, uzagera kure, muhe success stories. Mubwire iti hariya hari James uramuzi namuzi, uzi President wa Republika ye, kugira ngo abe buriya yarize, yabigenje gutya na gutya. Hari umugabo nzi yambwiye uburyo abigenza, numvise ari ibintu byiza. Yafashe abana b'abahungu akagenda agasaba appointment nko kwa CEO umwe, hagati CEO ndashaka kuzazana abana banjye ubaganirize, agasaba appointment akagenda ati uyu ni CEO yagize kuri ibi, murabona ikintu kigo ayobora, areba office kuri meze, asaba appointment mageragere. Hagenda ati murebe harimo abanyabyaha byaranze inama ngaba agiwawa, bano bana bari barize ariko bagiye mu rumujyi. Donc abana uko tubaganiriza ku kintu tugiye tubereka societe turimo, nibyo bakora bishobora kuba affectinga nibi so nibyo reka ndeke kurondogora. Urakoze cyane. Uburere bw'abana ni ikintu kirekire cyane, ariko kandi kidusaba kwitanga. Biradusaba kwitanga. Usanga twiruka tujya mu kazi, ibintu byose ugasanga tubishyize inyuma, ariko tukibagirwa ko turi kuvunikira babana tuzagaruka dusange barangiritse. Nibangirika tuba blaming ngo bitwaye nabi, kandi mu by'ukuri nitwe ahubwo tutaberetse icyo twagombaga kubereka. Rero babyeyi tugerageze dukunda abana, tubaho umwanya, dukine nabo, tuganire nabo. Usanga umuntu avuga ngo akazi ni kenshi karamperanye, ariko ugasanga buri wa gatandatu ntakora, agiye muri za bridal shower, niba ari umudamu yagiye mu bukwe, yasohokanye n'inshuti ze, yagiye wa mwana buri munsi agahora kubona ugenda. Hari n'abakubaza ngo ariko mami ngo buri munsi uhora ugenda ukabura icyo usubiza. Rero aba bana reka tubahe igihe, tubahe umwanya, tuganire nabo. Hari akandi kantu njya ntekerezaho, abana n'abahanga barareba. Nk'iyo ku ishuri abana batemerewe gupfunyika, ni urugero nka ji bakababwira amazi, umwana wawe ukamugurira gurude itabona, warangiza ukajya umushyiriramo ji akajya kuyinywa ku ishuri yihishe. Metrese yamubaza akavuga ngo ni amazi. Uyu mwana mu myaka ingahe iri imbere azakubera undi muntu, nurangiza uvuga ngo umwana yakunaniye. Akana kanjye kiga muri top niko kabimbwiye, karambwira ngo mami ngo uzangurire nanjye gurude itabona. Kubera iki? Ngo mami ngo abandi bana ku ishuri ngo babagurira gurude zitabona bagashyiramo ji. Numva mpakuye isomo, ndamubwira nti rero buriya kugura gurude itabona ugashyiramo ji kandi ku ishuri babikubujije ni bibi. Muriba uburi murabeshya, dutangira kugirana ikiganiro, ariko mu by'ukuri mpita nibaza aba bana bandi ba nyina babikora cyangwa basi. Urumva ikintu uri gutoza umwana, ejo azakuzanira output utari witeze, uvuge ngo umwana yana. Rero mu tudetaye twose tube maso kugira ngo tubere, babitubwiye abigisha bacu, toza umwana, mbese ube example ye. Umwana ushaka ko azaba we, wowe umeze ute, mwiheho urugero. Imana ibahe umugisha.